ahanga hose igihe igipangu cyanjye nubatse ejo bundi hari n'ikintu naguze hano hepfo mu mujyi niyo mashopu menshi none nambaye n'ubufindo bwawe gamande ashaka kubereye cyane Eshoboye nta kuko kino numaze gukaraba witwa keza. Shamaze gukaraba narakorera n'akajipo keza. Musharo hari harakwishe pe. Cyaze kugurisha. Umva ungiye kuza mwiteho urumva uzane ikiza n'inyashi. Hano mu mujyi. Shashiro ngiye mu ntabwo namba kandi Kana nakwibagira. Kumusa. Kera rwose cyane ndabizi ko nyine nayo mfite agasura kabi ariko nageze i Kigali mbona akazi mbona amafaranga ngira ngo urashaka ushaka umuntu akoze kumva imyaka 5 yose yari ishize ashobora Tereke ndamwibuka eka kanega kacu kajyaga tuganira tuma ibyagwa n'ibibyage ndabyibuka cyangwa nabyibagiwe angahe tuma mitsingi tuma primusi akanjye ukubwira zanzara mbyo uzasungurira bya inzara se nicyo ushaka inzara imisatsi n'ubu mukanya muge tugende yego kuri salo cyane kwibaza iki gipangu somana kuko n'ikenge wanyereka neza nawe urabaye umugore wirimo umugore nibyo ushaka ndabishaka ahubwo gira dupangu ntabwo ni ukwezi kumwe Ajye ndi gupanga projet natumye mu mahanga neza zahamangayikishije nta kibazo ibikozi nabyo biba byatinze kuza n'amazi mu nyine cyangwa mu cyigisha cyaka kirangije we manzi arihera uriya mukozi nawe ashaka kunanira pe so gukigira abakozi basuzugura uriya mukozi nashatse kumwirukana umugore nako nuze urumva uriya mukozi arukuna ahanagura inkweto neza nta kibazo araziza ahanagura sinumwaba n'agakisi nari ngukusha ukuntu ari byiza